ngira ngo niba ukoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye wabashije kugenda ubona inkuru z'aba bana b'abakobwa. Byinshi ngiye ndibuze kwirirwa nsobanura, ngira ngo ubwabyo izi caption ziri kuri buri foto zirabisobanuye. Ubwo ndavuga wenda kubumva indimi z'amahanga, ariko niyo mpamvu ngenda hanga kugira ngo mbe n'ubundi nabagezaho iyi nkuru. Niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu, reba ku ijambo subscribe, ufungure inzogera, ubundi uduhe like, share na comment ku nkuru yihutirwa, ubundi tujye tubana umunsi ku wundi. Ntangira nari mvuze ngo niba ukoresha imbuga nkoranyambaga wabashije kugenda ubona izi nkuru z'abana b'abakobwa, cyane ko ari zimwe mu nkuru navuga ko zikomeje kugenda zigarukwaho, by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga abantu bakomeje kugenda bazitangaho ibitekerezo. Turaza guhera muri Afurika y'Epfo, aho uyu mwana w'umukobwa mubona mu ipantaro ndetse n'ijipo y'umukara n'ishati y'umweru uri hano mu kuboko kw'iburyo nako kw'ibumoso. Amakuru avuga ko kuwa gatandatu w'icyumweru gishize aribwo ngo yavuye iwabo mu masaha ya nimugoroba, ariko kandi ngo hakaba hari na hafi aho ngaho mu rugo iwabo, dore ko ngo ari naho yaburiye. Rero akimara kuva mu rugo rwose nko mu birometero 4 uvuye iwabo, ngo bagiye kumva bumva telefone irahamagaye ababyeyi be bababwira ngo umwana wanyu twamufashe arahana aha ngaha, muduha amafaranga kugira ngo tube twamurekura, twamushimuse. Kumwe ababyeyi babanza nyine guca hirya hino, bati wenda n'abateka mutwe. Nyine ibyo ngibyo murabizi ko hari igihe rimwe na rimwe dukunda kumva abana benshi baba bashimuswe n'abantu, bakabanza kwaka iwabo amafaranga kugira ngo barekure. Rimwe na rimwe bagatekereza ko wenda ari iterabwoba, cyangwa se ari n'abatubuzi, cyane ko hari n'abana bagiye babikora bagira ngo iwabo babakure amafaranga, cyane ko nyine baba babona byagoranye kuba bayabakuraho. Rero n'uyu mwana w'umukobwa ngo niko byaje kugenda, gusa ntabwo babimukekeye, ahubwo bahise babyumva, gusa ahubwo bashyuha mu mutwe. Muri uko gushyuha mu mutwe rero batarabikora, cyane ko batahise babikora, nta n'ibyo bigeze bakora, nibwo ngo abaturage batandukanye banyuze muri ako gace bahasanga umurambo w'uyu mwana uri mu ishyamba, yambaye ubusa atanambaye. Kugeza kuri ubu ngubu rero umuryango we nta kindi kintu uri gusaba ubutabera ku rupfu rw'umwana wabo. Kuri telefone yabahamagaye, dore ko amakuru anavuga ko uyu mwana yishwe n'abagabo 2. Kugeza kuri uyu mwanya nuko amakuru ahari, aba bicanyi kugira ngo binamenyekane ko ari bo, harimo uwafatanwe umwambaro we, harimo irangamuntu ndetse n'ikarita ya banki by'uyu mwana, ndetse biri no mu mazina ye. Umwana akaba yari afite imyaka 18. Yego, rero uyu munsi ngira ngo ni nabwo n'ubundi baza kugezwa imbere y'urukiko bagasobanura impamvu yatumye bica uyu mwana w'umukobwa. Rero tunyarutse nanone mu nkundire mbagezeho nanone iyi nkuru y'umwana w'umukobwa nanone mubona mu ikanzu y'umukara ni mu tubara tw'umweru hano mu kuboko kw'iburyo, waje kugira gutya yicwa n'uwahoze ari umukunzi we, ubwo ni ex. Nk'abantu
ibintu by'inkundo biteye ubwoba. Ibintu by'inkundo biteye ubwoba ni ukubigendamo gakeya. Hari igihe ukundana n'umuntu ukaba wumva aho kugira ngo umubure wakora igishoboka cyose ariko kugira ngo ugumane nawe, ariko kandi rimwe na rimwe iyo utabashije no gukontorora amarangamutima yawe hari igihe wisanga wakoze n'ibidakorwa. Nibyo rero byaje kuza kuba kuri uyu musore waje kugira gutya yica umukobwa bakundanaga. Amakuru avuga ko uyu mukobwa yari asanzwe akundana n'umuhungu witwa Innocent. Ikindi wenda nababwira kuri update kuri inkuru nari maze kubagezaho uyu mukobwa w'ibumoso ni uko abamwishe umwe ari mu kigero cy'imyaka 29 undi ari mu kigero cy'imyaka 30. Urumva ko barutanwa umwaka umwe gusa. Hanyuma uyu mwana w'umukobwa waje kugira gutya rero yicwa n'umukunzi we. Ngo byagize gutya umuhungu ahamagara umukobwa aramubwira ati ndashaka ko duhurira hano, cyane ko bari basanzwe nyine bahamagarana ko ati we nsanga haduhurira aha. Rero umuhungu yahamagaye umukobwa nk'ibisanzwe agira ngo ni kumwe nyine basanzwe bavugana, bumvikana ati wenda nsanga haduhurira hanaha. Umukobwa arangije rero umuhungu amuhamagaye aramubwira ati burya urabizi ntago byakunda, ntago nzongera guhura nawe, ntago nyigukunda, ntago nyikwiyumvamo. Nyine umukobwa abwiza ukuri umuhungu. Nta kindi umuhungu yakoze ibishoboka byose ashakisha buryo ki yagera kuri uyu mwana w'umukobwa kugira ngo amwice, cyane ko yari amaze kumubwira ko atakimukunda. Rero akora ibishoboka byose uyu mwana aramwica mu rwego rwo kugira ngo atazakomeza kubona hari abandi bantu bakundana nawe nyamara we yaramwanze kandi akimukunda. Izi ni zimwe mu nkuru mu by'ukuri navuga ko zikomeje kugenda zishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Inkuru zikomeje no kugenda zitangwaho ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye by'umwihariko, ndetse n'imiryango y'aba bana bakaba bari gusaba ko rwose babona justice ku bana babo kugira ngo n'ubundi umubabaro bafite rwose ube warangira. So rero nge munkundire mbashimire kandi mbifurize no gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mubana natwe umunsi ku wundi.